impamvu itumye nza ni ukugira ngo nsabe Kimenyi Yves kuba najya mu bukwe bwe. Bakubwiye ko ari hano babisabira kuko nyine mfite n'impano yo kogeza nabwo ntanabwogeza. Ushaka kuzabwogeza? Uzabwogeza ute se kandi bura hari indi mpano uteganya kuzakimenya byibuze? Yego nkaba nkunda abantu bogeza umupira nyine wo mu Rwanda. Ukunda cyane ninde? Rugangura Axel. Ukunda iki rero? Kimenyi Yves ngo waramuhaye, reka turebe Muyango nawe waramuhaye. Bruce Melody nguwo arazamutse Pasquayago, Atasiyo Medi yaraje, Ishe Bobo Kona. Ikipe ya Bruce Melody ikaba iteretsemo igitego, umukino uhita unarangira ikipe ya Bruce Melody yegukana amanota 3 yo kuri uyu munsi. Ikaze bakunzi ba Big Town TV, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus. Uyu munsi nkabangarukanye n'umusore ngo aturutse kuri iyo ngiyo agiye kwa yatuganiza. Bimeze bite? Bimeze neza. Bakwita ngo iki? Niyo Mukiza Evode. Niyo Mukiza Evode. Ngo uturutse Evo? Ingoma. Ingoma rero mumeze mute rero? Ingoma turashima Imana. Harya ubwo Ingoma nagana Intara y'Iburasirazuba. Intara y'Iburasirazuba. Kuko Kigali ugeraho n'amasangahe? Amasaha 4. Ubwo bari mwitike barangahe? 3500. 3500 yose. Ufite imyaka ingahe? 16. Ayo mafaranga yakuye he? Ufite imyaka mike? Amwe narayakoreye andi nayasabye mu rugo. Wakoze iki? Nakoze ikiyedi. Turaza kugaruka uburyo wayakoreyemo n'uburyo yabonye, ahubwo twirukanke cyane. Impamvu rero itumye rero ngo zi Kigali ni iyihe ngo kaza gusaba ikiganiro kuri Big Town? Impamvu itumye nza ni ukugira ngo nsabe Kimenyi Yves kuba najya mu bukwe bwe. Wasijya mu bukwe bwe? Yego. Bakubwiye ko ari hano babisabira? Oya, ahubwo nuko impamvu nuko nyine nanje nakubonye kuri televiziyo turavugana nyine urambwira ati reka nguhe nimero yanjye ubwo tuzavugana. Ibyo ngibyo nta kibazo. Ibyo nta kibazo, uburyo nimero zo wazihawemo cyangwa iki si cyo kibazo. Ahubwo ubukwe bwa Kimenyi urabushakamo iki? Ubukwe bwa Kimenyi nkuko nabitangiye mbivuga ndashaka kuzabujyamo kuko nyine mfite n'impano yo kogeza nabwo ntanabwogeza. Ushaka kuzabwogeza? Uzabwogeza ute se kandi? Hari n'ukuntu bashobora kuba basohotse mu nzu nkavuga ati dore ngabo baraje, Kimenyi Yves n'umugore we Muyango. Nabwogeza nyine. Weruka wigeze utaha ubukwe? Njyewe yego. Wabonye ubukwe ukuntu wabumeze? Yego. Ubukwe bwa The Ben narabonye? Oya. Ntabwo wabonye. Ako bwa Kimenyi uri kwimagine ukuntu uzabumeze? Yego. Sa nk'utwogereza twumve uburyo uzabwogeza ubukwe bwa Kimenyi rwose ahita bati nibwo bwa mbere. Yego. Ni nabwo bwa mbere ubukwe bwo mu Rwanda uzabaye hakazamo umuntu wogeza nabe mwe musa. Yego. Twogereza ubwo bukwe twumva uko neza bimeze. Atasiyo reka turebe Kimenyi Yves n'umugore we Muyango, iruhande rwabo ndabona hariho umwana Migwere. Atasiyo Kimenyi Yves ngo baratambutse n'umutambukanyi we Muyango ngo baragiye mu byiciro baricaye. Reka turebe bazana ibyo kubazimanira. Kimenyi Yves azanye fanta agiye guhereza umugore we Muyango. Kimenyi Yves ngo waramuhaye, reka turebe Muyango nawe waramuhaye. Kimenyi Yves ahaye Muyango inyamara yanga. Kimenyi Yves akomeje kuyimuha yanze kugira yimuhe amuhaye ibahasha. Nicyo kintu ndimo kubona hano. Yego. Niko bigenza. Kamuha inyamara yanga. So, Kimenyi Yves kuki washatse kuza mu bukwe bwa Kimenyi rero? Ndamukunda. Mukunda iki rero? Mukundira imyitwarire ye. Imyitwarire urayizi? Yego. Imyitwarire yuzi ni iyihe? Imyitwarire y'inzi ari gihe nigeze nyine kureba kuri televiziyo mbona bari gukina nyine abandi bari kurwana, iwe agenda nyine abakiza. Yego. Ugikunda gukurikirana ibintu bya football cyane? Yego. So reka wenda ngo tuganire kuri foot yo mu Rwanda sibyo? Yego. Sika bimeze? Yego. Akunda wumva wifuza kuzaba iki? Umuntu wageze umupira. Umuntu wageze umupira. Nicyo kintu wifuza kuzakora? Kuki cyo kintu wahisemo? Impamvu nagihisemo nuko nyine mba numva ari cyo kintu kimbamo. Ikindi kandi nkaba nkunda
abantu bogeza umupira nyine wo mu Rwanda. ukunda cyane ninde? Rugangura Axel. Mukundira iki rero? Mukundira uburyo ki avuga nyine umupira w'amaguru, uburyo awogeza. Yego. Waba ushaka kuzavuga nkawe? Yego. Nizo nzozi zawe kuzaba nkawe cyangwa ni inzozi zawe zirenze? Inzozi zanje nyine ndashaka kuzarenza nyine urwego wariho. Nizo nzozi zawe? Yego. Okay, so harya tubwiye ko wakwita ngo kiwowe? Niyomukiza Evode. Evode. Karame. Hanyuma se wenda uretse ubukwe bwa Kimenyi nibwo bwonyine bwakuzanye i Kigali? Yego. Ubwo urumva uzava i Kigali ryari? Uzi igihe buzabera se? Oya. Waje mu bukwe utazi igihe buzabera? Impamvu navuze ati reka nzajya nyine ntega amatwi kuri radiyo, nzumva nyine bavuze igihe bizabera, dore ko yakinaga n'umupira kuri radiyo Rwanda bazabivuga. Yego. None se mu Rwanda dufite abakinnyi benshi, ariko nanone sinzi impamvu witonze. Nta muntu uvuga urubuga rw'imikino umeze gutyo twagira ngo ufite isoni ubundi. Oya. Ufite ubwoba bw'iki? Nta bwoba. Banza uruhuke rero. Naruhutse. Ngaha tuganirize ku mupira w'amaguru wo mu Rwanda, ubona umeze ute? Umupira wo mu Rwanda mbona umeze neza, ahubwo ikintu kiwubura nyine amakipe yo mu Rwanda iyo agiye ashora make. Ashora make gute? Ikintu gitumye mvuga ko ashora make, reba nko muri Yanga yahuraga na APR cyangwa na Rayon. Yego. APR igatsinda Yanga nk'ibitego 5-0. Ariko ubu ngubu Yanga yavuye kuri miliyoni 30, ubu ngubu igeze kuri miliyoni 80 z'amadolari. Ariko mu Rwanda turacyari muri 50. Ubu ngubu Yanga yagurishije umukinnyi wo bita Fiston Karara Mayere, yamugurishije miliyoni 100 mu ikipe ya Pyramide. Ariko u Rwanda nta mukinnyi nari bwumve wagiye gukina mu gihugu cya Misiri muri shampiyona y'ikiciro cya mbere atari mu cyiciro cya kabiri. Yego, ngo bamucuruza amafaranga angana gutyo. Nicyo kibazo ubona cyonyine gihari? Yego. Kugira ngo icyo kibazo gikemuke se ubona hakenewe iki? Njyewe nasaba nka Minisiteri ya Siporo yuko bashishikariza amakipe ndetse no kwita ku makipe nyine ari mu gihugu, batitaye ngo iri mu cyiciro cya mbere, iri mu cyiciro cya kabiri, batanitaye ngo iyoborwa n'aba ngaba. Yego, mbona bagiye bita ku makipe nyine byazabafasha natwe tukazazamura urwego tukagera ku gasongero nk'aho abandi bageze. Yego. Ujye witegereza imipira Amavubi. Yego. Amavubi bivuga ko nyine bakunda gutsindwa ngo nakagera kure. Yego. Niye mpamvu wowe ubireba? Njyewe uko mbibona mbona nyine hari abana baba bafite impano batajya bitaho, ahubwo umupira w'amaguru nyine bakumva yuko ugomba kujyamo abantu bafite amafaranga gusa. Yego. Ngomba kujya mu bantu bafite amafaranga gusa. Abakinnyi ni abantu bafite amafaranga gusa, ntabwo baba bazi gukina. Baba babizi, ahubwo ni uko baba bumva ko nk'abana bo mu cyaro baba bumva yuko nyine batagera mu cyaro, nk'iyo minisiteri itagera mu cyaro. Ariko nyine hari n'igihe usanga barashyizeho aho bazajya, aho babasanga bakagenda nabo bagakora imyitozo ku kibuga runaka. N'ejo bundi hari nabo bafashe barangije babajyana hariya mu karere ka Bugesera, bamwe bajya mu kademi ka Bayani. Ibyo rwose njye ndumva nabishimira Federasiyo y'umupira w'amaguru. Ubonye umwana warekeranye ngo bamwibye? Yego. Uriya mwana bimeze bite bye? Uriya mwana yavugaga ko bamwibye, ariko naje kumva ko bamwe bavuga ngo yari atarageza imyaka, ariko nyuma yabwo nyine yaje kurekarama aza kugenda. Hari nubwo numvishe ngo gavana w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel ngo nawe yari yabigizemo uruhare, baje gufatirwa ibihano. Yego. Nese muri uwo mwana ngo kugira ngo wenda adatsinda, ubundi yari yatsinze koko? Yego. Wese nimba arakurikiranye ariya marushanwa, ubundi bagenderaga kuki kugira ngo bahitemo ugomba gutsinda? Ikintu bagenderagaho icya mbere, hari imyaka baba barafatiyeho wenda under 15 under 17, ugasanga rero nyine bagiye bafatira kuri iyo myaka. Umwana
njyewe uko nabibonaga impano yari ayifite birangije rero baza kuvuga yuko nyine ngo imyaka atayujuje mu mwanya we hagenda undi muntu kandi mu by'ukuri byaragariraga abantu yuko imyaka ashobora kuba ayifite yego cyagaragara ko umuntu ko imyaka ashobora kuba ayifite ibyo tubivuga twe no kubitindaho twigarukire mu bintu by'imipira y'inaha mu Rwanda ikintu bajya bavuga bita amarozi yego muri football ukivugaho iki njyewe ikintu nakivugaho ushobora nko gusanga akenshi bivugwa ko nyine amakipe nk'iyagiye gukina ugasanga bivugwa yuko habayeho amarozi ikipe bakayitsinda ngo habayeho amarozi ikipe bakayitsinda ngo habayeho amarozi njyewe rero ibyo mba numva ikipe ahubwo iba yaguteguye kukurusha yego amarozi ntabwo yizera muri football se amarozi njyewe ntabwo nyizera mba numva nyine ikipe iba bakurushije yego kandi ibintu bajyaga bakina ngo kera ngo umuntu ngo agiye gutsinda ngo igisiga kiza gihagara ku izamu ibyo bya kera nyine ni ibya kera ubu ntabwo bikibaho njye mba numva bitabaho yego twigire ku mateka y'ingoma ngo kugira ngo byaba bimeze bite ingoma biba bimeze bite ingoma turashima imana ingoma dukina football ingoma perezida nyakubahwa repubulika yatwubakiye na stade umukinnyi ukomeye ingoma yitwa ngo iki umukinnyi ukomeye ingoma ntabwo muzi gusa nyine ni umunyamahanga yego umunyamahanga kandi akaba ari uw'ingoma uyu nyine ni umunyamahanga ariko akina mu ikipe nyine y'akarere ka Ngoma yego ni uwo mu kihe gihugu ni uwo mu gihugu cya Nigeria agakinira akarere ka Ngoma yego watubwiye ngo washatse itike ngo uza hano ngo byagenze bite ngo itike yayikuye itike amafaranga mu ntara yakoreye andi mu rugo baranyongerera wakoreye nkangahe nakoreye amafaranga 3,000 wakoze iki nakoze ikiyede yego kugira ngo uze hano usabe ubufasha ko wajya mu bukwe bwa Kimenyi yego ukajya kubwogeza yego shani fresh buriya wenda wabona biciyemo wenda ubwo bukwe ukabujyamo none se ko numva n'itike ari ikibazo buriya hari indi mpano uteganya kuzakimenye byibuze yego uzayikura he ko numva wakoreye 3 imyaka yose ishize oya nzayibona yego uzabona ihe mpano n'ipantaro itise yego uzayikura he nzayidodesha cyangwa njye kuyigura muri shop ipantaro itise kuki sohisemo kumuha ipantaro itise nyine umuntu w'umugabo kandi ari umugeni ntabwo nyine wajya kumuhitira iningi nubwo nyine ari umusiporutifu ariko nyine uba ugomba kumuha nyine ibintu by'abagabo nyine niyo mpamvu nahisemo kumuha itisa reka twogeze uburyo uzamuhamo impano twumve rwose uri gutambuka ugiye kumuha impano twumve ukuntu izaba bimeze yego reka turebe niyo mukiza Evode nguwo nawe aratambutse bavuze abagiye guha Kimenyi Yves impano nawe arahaguruka nguwo dore rwose batonze ku murongo barimo baragenda ndi kumubona ari ku mwanya wa 2 niyo mukiza Evode aratambutse na kado nguwo reka turebe uwa mbere avuyeho uwa 2 niyo mukiza Evode nawe araje nguwo Kimenyi Yves arayakiriye mu byishimo byinshi aseka cyane niyo mukiza Evode arayimuhaye nguwo arayitanze Kimenyi Yves arayakiriye bahita banabafotora niyo mukiza Evode yifuriza Kimenyi Yves ubukwe bwiza impano kabura yitanze yego rero tugiye kwiganira ku bintu bya hano mu Rwanda uretse ibintu by'umupira n'ibindi by'ukurikirana ibintu bindi njya nkurikirana by'imiziki ujya ubikurikirana yego ariko bitari cyane umuhanzi ufana mu Rwanda ninde Bruce Melody uwo bita The Ben uramuzi yego ikibazo cy'abantu bajya bakunda kuvuga ngo The Ben na Melody ngo afitanye ibibazo yego urabyumva ndabyumva ingoma bigerayo yego iyi mwumva bimeze bite se njyewe rero mbona ibyo bibazo bagirana bitagakwiye yego ariko warabyumvisha narabyumvisha wumvisha bapfikise icyo bapfa cyo sinyizi gusa nyine numvisha ko bafitanye ibibazo buriya biyunze ugiye kumva biyunze byaba bimeze bite byanshimisha cyane reka nkwereke fata Melody
na Bruce Melody bari mu kibuga Melody Na The Ben. na The Ben bari mu kibuga urumva na Melody wogiye gukora ikipe y'abasitari b'abahanzi Yego. ugiye kutwamamariza umukino abahanzi bose uzi mu Rwanda bashyire mu kibuga Yego. wamamaza uwo mukino Yego. ukuntu byaba bimeze. reka turebe ku mpande zombi aya makipe y'abahanzi akaba agiye gukina umukino rwose twakita kina music nubwo hano bagiye gukina umukino w'amaguru. Reka tubabwire abari mu izamu ry'ikipe iyobowe na Bruce Melody ikaba harimo umusore bakunze kwita Chris Easy akaba ari we uri mu izamu, hanyuma akaba yambaye nimero 2 bakaba bamwita The Ben, akaba yambaye na nimero 3 bakaba bamwita Bruce Melody, hanyuma akaba yambaye nimero 5 bakaba bamwita umusore bakunze kwita Afrique. Hanyuma rero reka dukomeze ku ruhande rw'iburyo akaba yambaye nimero 7 bakaba bamwita King Kivumbi, hanyuma akaba yambaye nimero 6 uwo nta wundi ni umusore bakunze kwita Yava Buravan nubwo yitabye Imana, hanyuma akaba yambaye na nimero 8 uwo nta wundi ni umusore bakunze kwita Yago Pondati nawe. Reka tubabwire abasore bayoboye ku ruhande rw'ikipe iyobowe na Bruce Melody. Mu izamu harimo Chris Easy akaba yambaye na nimero 2 mu mugongo, hanyuma akaba yambaye nimero 6 bakaba bamwita umusore bakunze kwita Yago, hanyuma akaba yambaye nimero 5 uwo nta wundi ni umusore bakunze kwita Afrique, hanyuma akaba yambaye nimero 3 bakaba bamwita Bruce Melody, hanyuma bakaba bamwita umusore bakunze kwita Medi akaba yambaye nimero 8. ese ko badakina reka turebe barazamutse neza pasi kwa Bruce Melody akina neza n'umuzamu we Chris Easy. Bruce Melody arazamutse nguwo Bruce Melody nguwo arazamutse pasi kwa Yago nguwo nawe araje Yago pasi kwa Afrique nguwo kwa Medi, atasiyo Medi araje ishe bobo kona nyine baro igiye muri kona. Reka dukomeze ngabo atasiyo, reka turebe barayiteye ngiyo kufura atasiyo, reka turebe kona barayicongamo imbere y'izo ishe poto hanze uwo nguwo ni umusore bita The Ben ararase. Yego. The Ben ararase. Kuki se The Ben utunyarase? Tutunya The Ben arata kandi yaragiye gutsinda Melody. Oya ntago nyine agomba gutsinda Melody. Oya ntago aricyo nshatse kuvuga, ahubwo hari ukuntu nyine utera baro ubwo nyine yateye chance nyine amahirwe ni yamuhire kuba yakerekeza baro mu izamu. Igitego The Ben. Yego. Ko bibabaje. Twikomereze match tubongo tugiye kureba match uko byagenda kose. Yego. Reka dukomeza mu match atasiyo, reka turebe Chris Easy nguwo ni umuzamu arazamutse yitereye baro kwa Bruce Melody, atasiyo Bruce Melody pass kwa Medi atasiyo pass kwa Afrique pass kwa Yago nguwo arakata santre gonga ku mutwe na Bruce Melody, umupira uragenda urarenga n'uwo kurengurwa n'ikipe ya The Ben. Atasiyo reka turebe umupira barawurengura neza cyane The Ben arawutera, reka turebe umusore arawufatira Bruce Melody arawutera nguwo arazamuka Melody pass kwa Yago Afrique nguwo araje Afrique isho goal. Ikipe ya Bruce Melody ikaba iteretsemo igitego, umukino uhita unarangira ikipe ya Bruce Melody yegukana amanota 3 yo kuri uyu munsi.
Bruce Melody kugumya gutsinda The Ben cyane niye mpamvu impamvu nyine usanga amakipe ntago abarisha nyine sesengura uyu mukino rero yego niye mpamvu ikipe ya Bruce Melody gutsinda The Ben impamvu iri kuyitsinda ikipe ya Bruce Melody nuko nyine ifite abakinnyi bari ku rwego nyine rwo hejuru gute se impamvu mbivuze nyine abatoza ntago batoza kimwe yego siko ko umutoza wa The Ben ari umuswa oya ntago ari umuswa abatoza The Ben bamwita Muyoboke murabizi ntabwo narinzi wa The Ben bamwita Muyoboke wa Melody bamwita Coach Gael yego ubwo nyine ari ukuntu abatoza bose ntago baba ari abaswa ahubwo nuko nyine usanga wenda ugasanga nk'umutoza ibyo yabwiye abakinnyi n'ibyo yabatoje mu kibuga nyine ibyo bagiye n'ibyo bakoze ugasanga wenda hamwe ku yindi kipe yo ku ruhande bamwe barakinnye ibyo wenda nk'umutoza yababwiye nko gukina bagiye babihindura nyine muri match muje kogeza ni ikihe kintu cyakubabaje rero ikintu cyambabaje ni ukuntu nyine bateye kona nyine igaswata icyo kintu cyambabaje abonye noneho yagokara akantu bamukubise biratangaje nyine yego okay so ngo muri match ya Chris ya The Ben na Melody birangiye Melody atsinze The Ben yego amutsinze igitego kimwe ku busa yego ngo tugiye gukurikiza match yande nande mu kanya nakubwiraga noneho twogeze uwa Rocky na Junior Giti match yabo ayi match ko bigiye kugorana match ya Rocky na Giti biraza kwa bimeze bitugo abantu bakora ibintu by'imipira babanza bakanaganira bagashyira prediction biraza kwa bimeze bite babanza twibaze tuti iyi match biraza kwa bimeze bite iyi match irabiryoshye pe biraza kubiryoshye yego ni cyo kintu wumva ko gishobora kuza kuryoshya iyi match nuko bose nyine ni abasobanuzi nyine bari hejuru yego bose bana managinze abahanzi yego wo bita Rocky yarya managinze nde Papa cyangwa wo bita Junior Giti Chrisizi bagiye tugiye gutangira match twogeze mu mukino kabisa reka turebe umukino ugiye guhuza aba bagabo bombi ku ruhande rumwe hariho umugabo bita Junior Giti w'Imana urundi ruhande ruriho Rocky Kimomo reka dutangire match yacu reka turebe Junior Giti arazamutse Pascal Chrisizi ngabo baraje atasiyo Junior Giti aragucenga Pascal Chrisizi kuraho neza cyane baro Rocky hejuru Rocky akuraho baro neza cyane atasiyo umupira no kurengurwa n'ikipe ya Junior Giti arawukuraho atasiyo arawurengura reka turebe kwa Chrisizi ngo arazamutse bobo atasiyo bakize izamu neza cyane pass kwa Rocky pass Papa cyangwe ngo arazamutse Papa cyangwe ngo arazamutse pasi kwa Rocky isho go nindutsinze Rocky atsinze Junior Giti amutsinze yatese amutsinze ati nyine urumva barenguye baro imaze ko Rocky na Papa cyangwa batsinze Junior Giti bati kandi Junior Giti kumwe na Chrisizi yego cyangwa ntabwo match irarangira match yari itararangira yego iyo ni urebye match urabona biriza kurangira bite match bashobora kunganya kubera iki se impamvu nyine bose bari hejuru yego bashobora kunganya yego dukomeze reka dukomeze match yacu atasiyo Chrisizi ngo arazamutse kuraho neza cyane kuraho umusore Papa cyangwa Pascal Rocky atasiyo karazamuka kuraho neza cyane umupira Junior Giti dore ko bose ari n'abasobanuza umukuraho neza Pascal Chrisizi atasiyo Chrisizi ngo arazamutse Pascal Giti isho
Ubaka abanyarwanda kumva ko uzi kwamamaza. Yego. Nako uzi kogeza umupira. Yego. Okay. Ubundi suretse kogeza ni icyo kindi kintu uzi. Ikintu nzi. Ni ugukina umupira w'amaguru. Imana gukina umupira w'amaguru so wayinyereka nayo da. Niko. Yego. Imana gukina umupira w'amaguru ubona wayinyereka ubu ngubu. Oya. Ubu ntabwo byakunda. Uzayinyereka ubutaha sibyo? Yego. Reka dusoze rero reka ngushimire. Reka ngushimire kabisa uri umwana ufite impano nziza. So ariko abantu bifuza kuba bagufasha bakubona kuri nimero. Kuri nimero ya mama. 07 kangahe? 0722 0 958 16. Ntabwo ujya telefone wowe. Oya. Okay. Okay, turi gusoza rero reka noneho wamamaze dusozere kogeza umukino usanzwe noneho apana iby'abastari sibyo? Twumva ukuntu wayimeze mu mupira usanzwe. Atasereka turi abasore y'ikipe ya APR barazamuka ngabo, reka turebe pasi kwa Fitina Mbarengo, nguwo ni dore kari na kapitene arazamutse, pasi kwa Gilbert arakata mu rubuga rw'amahino, pasi kwa Baka arita ku misho, Baka akazamuka neza hariya ku ruhande rw'iburyo n'umusore Fitina Mbarenga apasa ku ruhande rw'ibumoso kwa Mugisha Gilbert aragenda cenga arangije ageze kuri Mitima Isaac aramucenga aragwa, arangije akase mu rubuga rw'amahina hindura agakorosi kwa Kwitonda Rebaka, umupira awurebesha neza ku kirenge, arangije awutereka mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR 1, ikipe ya Rayon Sport 1. Urakoze cyane. Yego.